Muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself, reka mbasuhuza aho muri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, by'umwihariko uba uri muri Afurika ndagusuhuje, uri muri Europe, muri Aziya, mu bihugu by'Abarabu, Amerika y'epfo n'iya ruguru, aho uri hose nkwifurije ikaze kuri day. Nkwifuriza kumererwa neza, ariko kandi niba urwaye ukaba ufite ibibazo bitandukanye, reka nkwifurize kumererwa neza. Nkwifurije gukira abafite ibibazo bitandukanye, yaba mu buzima busanzwe cyangwa mu rukundo. Reka mbabwire ngo muhumure, ntabwo ariko bihora, turi mu isi uyu munsi ibintu biranga rwose, ariko ejo biremera. Nkuko nanone waba uhari wishimye uyu munsi ibintu byemeye, ariko ejo ibintu bikanga. Isi niko imeze, isi niko iteye. Reka rero tubashe kumenya kubaho mu bihe byose turimo. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Nimba rero ufite n'ibibazo ukwiye gushima Imana kukiriho, kubera ko hari abandi bari hirya no hino mu bitaro bitandukanye, ariko uvuga ati Imana unyemereye nkaramuka, unyemereye ukanyongerera iminsi yo kubaho, nabaho ngukorera, nabaho ndi umuntu mwiza, nabaho nkora ibintu byiza, ibintu wifuza. Rero kuba ufite ubuzima byonyine bigutere gushima Imana. Reka mbashimire rero abantu tubana umunsi ku munsi, abakoze subscribe ndabashimiye. Ndabizi neza ko murabizi ko ntabwo mwigeze mwicuza, ari nabyo dusaba uje hano ari ubwa mbere akore kuri subscribe. Ndabizi neza ko ntabwo azigera yicuza. Aha kuri day tubara inkuru zikatumara irungu, ariko kandi tugakuramo n'amasomo, kubera ko kuri day nyine ni ku ishuri twiga imibereho ya buri munsi, ubuzima busanzwe, mu rukundo. Ibyo byose tuzabibonera mu nkuru dutanga hano kuri day. Izo nkuru rero muzigezwaho nanjye Celeste Habonimana. Reka tubane. Iyi nkuru ya none ni inkuru y'umukobwa witwa Andrea. Andrea rero ni umukobwa w'inkumi, ariko uba kwa nyina wabo cyangwa se kwa murumuna mama we witwa Foibe. Uyu Foibe akimara kubona ko mama wa Andrea yitabye Imana, dore ko ari inshuti ye magara, yari umushuti we cyane, hahandi nyine bitanaga inkoramutima. Hanyuma papa wa Andrea amaze kubona ko umugore we yitabye Imana, yahise ashaka undi mugore. Foibe kubibona ati ntabwo rwose nakemera ko umwana umwe w'umuvandimwe wanjye abaho gutya. Nibwo yahise afata Andrea. Andrea yarakiri umwana, yari afite mu myaka 4, ari hafi kuzuza 5, aba aramufashe aramutwaye. Foibe nawe yari yarashatse, ariko Foibe akaba nta kazi agira. Yari yarashatse mbere ya mukuru we, yari yarabyaye abana 3, mu gihe Andrea we mama we yari yaramubyaye ari umwe. Ubwo rero Foibe yafataga Andrea akamuzana mu bana be 3. Birumvikana ko Andrea yanganaga n'umwana wa kabiri wa Foibe, hanyuma undi w'imfura aruta Andrea, akongeraho n'akandi gatoya kari gatoya kuri Andrea. Foibe amaze kubona agize abana 4, nibwo yicaye we n'umugabo we aramubwira ati ariko se buriya koko sheri, ni ngombwa ko twongeraho undi mwana kureba tugize abana 4? Umugabo aramubwira ati oya, si ngombwa, ariko kandi wakabaye ureka Andrea akarerwa na papa we. Papa we aracyahari, uziko wagira ngo ni imfubyi. Foibe ati ariko se sheri, koko ubu ntabwo ubizi ko abagabo batazi kurera? Ubu mfata umwana w'umuvandimwe wanjye uzi neza n'urukundo nakundanye na mama wa Andrea, nindangiza ndeke Andrea akomeza arirwe na papa we, noneho amuzaneho na mukase? Umugabo wa Foibe ati njyewe rero reka nkubwize ukuri, urabona nkora ndi njyenyine, dufite abana 3, 2 bariga, kongeraho Andrea nawe agiye kujya mu ishuri, ukongeraho uno mutoya. Ati koko utambeshye, uri kumva urwo rugo njyewe ubu buzima nzabubaho mo gute? Nzatunga urugo n'abana 4 gute? Foibe atari none se sheri, koko utambeshye ko wari udutunze turi 4, njyewe n'abana banjye 3, ndetse nawe nijoro kutaha tugasangira. Ubwo ibiryo bya Andrea nibyo byonyine bizateza ikibazo hano muri uru rugo? Umugabo waterega ikibazo si ibiryo. Kuki mvuga ko ntashoboye kurera aba bana, wowe ugahita wumva ko ikibazo ari ibiryo? Kurya nyine urumva twariye nawe yarya, ahubwo ikibazo ejo bundi nyine ndi kubikubwira ko ari ishuri.
uve ku ishuri ujye ku bikoresho bye byose, urabizi umwana nyine arahenda, aba akeneye ibintu byinshi cyane. Rero ntabwo wahita umbwira ko ikibazo ari ibyo kurya, atari ko rwose birangoye. Foyibe ati sheri mbabarira, ni ukuri ntabwo umwana umwe wa mwene mama ari we uzakubuza gutera imbere. Umugabo we nyine yaramwemereye, Andrea aguma ahangaha, ariko nyine uyu mupapa yaragiye nawe kubera hari gukora wenyine. Foyibe yamusaba amafaranga akamubwira ati nta mafaranga mfite. Noneho ibyerekeye Andrea yabyimaga amaso ukabona ntashaka kubireba. Andrea rero yaragiye akura yumva ko adakunzwe. Mu by'ukuri si uko murumuna wa mama we ataramukunze, yaramukunze cyane, ariko noneho nta kazi yagiraga, nawe buri kimwe cyose acyaka umugabo we. Kandi abizi neza ko mbere y'uko Andrea aza muri uru rugo babiganiriyeho, umugabo akajya amubwira ko Andrea amubereye umutwaro. Ariko Foyibe we agatekereza ati none se umwana umwe mu bana bacu batatu, umwana umwe niwe uzaba ikibazo? Akumva nyine ibyo bintu ntabihaye agaciro. Ariko yabimenyaga neza iyo yavugaga inkweto za Andrea zashaje, akahita amuhereza amafaranga ngo ajye kuzidodesha. Ariko mu bana be umwana umwe urukweto rwamucikiraho, ejo agatahana urundi. Andrea yaragiye arababara, akajya atekereza ati none se ari hano kwa murumuna wa mama, urabona ko umugabo we ntanshaka. Ubwo ibyo yari amaze kugera muri segonderi, ariko ubibona byose nibyo, yego baramurihira, bamurihira ishuri, bagira gute, ibintu byinshi baramufasha, ariko noneho papa wa Andrea ukabona ntashaka gufasha ikintu na kimwe uyu Foyibe murumuna w'umugore we. Agatekereza ngo kubera ko ari abakire ibintu byose bafasha Andrea, kandi Andrea yaragiye arahakomerekera. Ari papa we yumva ko ari mu biganza byiza, ari mu maboko meza, ntajya agira igihe ngo bicare amuganirize, amubaza ati se muri wa rugo ubayeho gute. Foyibe nawe ntiyatinyuka guteza urubwo umugabo we ngo ajye kubwira muramu we ngo burya ariko ujya ukora uko ushoboye, nubwo bwose tukurerera umwana, uduhereza ibisabwa byose by'umwana. Foyibe akumva ni nko gusebya umugabo we. Umunsi umwe umudamu wari inshuti na Foyibe yaje kumusura. Ahageze ariko wabonaga ko Foyibe yashyashyanye, ubona yamwitayeho, yamwiteguye. Undi nawe yaje azanye ibikapu. Arangije nibwo bahoberana akanya kanini, bombi ubona emosiyo zirabishe. Nibwo uyu mudamu yahise amubwira ati Foyibe long time. Undi ati ni ukuri vrema iminsi myinshi cyane nari ngukumbuye, ntago wabyumva, wajya kumbwira ngo uzaza muri iki gihugu nkatekereza ko hari ubumbeshya. Reba imyaka nawe yaribaye myinshi, imyaka 10 na koko mana yanjye ndakunezerewe, ni karibu, umeze ute? Undi ati meze neza. Yahise afata iyo bage arayitwara mu cyumba. Amaze kwitwara ahita amubwira ati ibintu byose birimo ni ibyawe. Foyibe yarasaze aramubwira ati mana we, none se utambeshye, iriya varize yose ni njye wabizaniye, mfite amatsiko yo kumenya ari ibiki. Nibwo yamubwira ati sha nta bintu bidasanzwe, urumva harimo amashokora y'abana, harimo imyenda yabo, harimo imyenda yawe, kiriya gihugu nyine kigira imyenda, umva aba ari amafaranga make cyane. Iyo yashyize mu mafaranga y'iki gihugu cyacu usanga ari amafaranga makeya. Ati rero naragenda gushopingira imyenda, nshopingira n'abana. Nibwo yahise asuhuza Andrea ati sava. Undi ati sava. Aramubwira ati uyu ni Andrea? Foyibe ati ya Andrea. Undi aramuhobera cyane, ati mana yanjye we, ati ntabwo nshobora kubyumva ko rwose uyu mwana ari umwe wa mukuru wawe. Ati Foyibe mu bintu byatumye nkomeza kugukunda, uri umuvandimwe mwiza, sinshobora kubikubwira ngo ubyumve. Abavandimwe bo urabazi, ubu se simfite mukuru wanjye inaha, ariko se kubera iki naruhukiye aha, kubera iki numva ntafite n'amatsiko yo kujya kumureba. Sha ntakubeshye, buriya mu buzima hari ukuntu ugira umuvandimwe bikarutwa n'uko yaba adahari. Atariko Foyibe wakoze umurimo ukomeye, wakoze umurimo abandi bavandimwe bose batashobora. Akomeza guhobera Andrea, aravuga ati ni ukuri rwose wa mukobwa we wabaye umukobwa mwiza, ati byose ushimira anti wawe Foyibe. Andrea ati ya rwose ndamushimira anti wanjye, ni umuntu mwiza. Ariko ubwo Andrea yavugaga atyo muri we,
mu mutima indani yari ari kuvuga ati wakumva bamushimira, wakumva bamurata ukuntu yampangayikishije, ukuntu mbayeho ubuzima bubi, ukuntu batankunda, burya umwana wundi abishya inkonda. Ariko uko akomeza asekera uwo mubyeyi wari inshuti na Foyibe, agakomeza atekereza ibyo ngibyo mu mutima, ahita agenda aricara. Nibwo uyu mubyeyi wari inshuti na Foyibe yahise amubwira ati Andrea ngwino hano sha mama wawe rega yari inshuti yanjye nanjye, aturumva kubera kuba inshuti cyane na Foyibe kandi ari umuvandimwe w'inshuti magara, byarangiye nyine dusigaye turi closed y'abantu batatu. Atariko ikintu gikomeye cyambabaje, mama wawe ubwo yitabaga Imana nibwo nari nkigera muri kiriya gihugu mbamo sha neza kubona ibyangombwa birananira birangora. Ati mubaze nyine ko nahoraga mbaza ngo Andrea ameze ate, umeze gute sha, ntabwo nigeze mbasha gushyingura inshuti yanjye mama wawe. Ati ubu nyine mba numva agahinda ari kose. Ati ntacyo ariko muzanjyana ku gituro cye njye kumusura. Andrea ati nta kibazo. Andrea agiye guhaguruka, uyu mudamu ati oya mbabarira rwose tugumane, Foyibe hari icyo bigutwaye? Foyibe ati nta kibazo. Batangiye kuganira, ukumva ko rwose uyu mudamu ari kuganira na Foyibe ibintu byabo bya kera bimaze imyaka 10 n'izo story bari barimo. Ariko Andrea kubatega amatwi yumva atangiye kuryoherwa n'ibiganiro byabo, atangira kumva Foyibe ari kuvuga ati sha sheri wanjye, buriya rero ntabwo ushobora kumva nyine ikigeragezo abagore tuba mu rugo tutagira akazi duhura nabyo. Ati uribaza ko umuntu aba ari kwaka buri kimwe cyose no kugenda ukageza ku mavuta n'ikariso sheri, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroha. Noneho abana nabo ariko bagusaba ibindi bintu. Ati cyo kora sinjye wahera, abana banjye barangije kwiga. Ati dore Andrea nawe ararangiza uyu mwaka. Ati ubwo haraba hasigayemo ka gakobwa gatoya niko karaba gasigaye mu ishuri. Ati ariko nako ndibaza mu myaka 2 gusa karaba gasoje. Ati rero ntago ari ubuzima bwanyoroheye, ni ibintu byankomereye. Ati noneho wakubitamo Andrea n'umugabo wanjye kuva kwitangirira atabyumva. Ati ariko ndashimira Imana ko Andrea arangije ishuri. Andrea yagumye ahangaha akomeza kumva ibiganiro uyu Foyibe anti we ari kuganira n'inshuti ye. Atangira noneho kurira. Nibwo Foyibe yamurebye aramubwira ati Andrea ufite ikihe kibazo? Andrea ati I'm sorry auntie. Aramubwira ati niki se, ufite ikihe kibazo? Aramubwira ati nukuri mbabarire, ntabwo narinzi ibi bintu byose ko ari byo bikubaho. Ati njye nakuze mbona ari wa mwana wundi ubishya inkonda mwese munyanga. Ati ariko ntabwo narinzi ko warwaniye ishyaka mu wanjye bigeze aho ngaho. Ati inkuru yose numvise uhaye inshuti yawe ati irantangaje kandi inkoze ku mutima. Ati ntabwo narinzi ko ikibazo kiba hano muri uru rugo ari uko nyine udafite akazi, kubera ko nabonaga ko tonto ibintu byose ukeneye arabiguhereza, ariko ntabwo narinzi ko kuba umudamu adafite akazi nabyo ari ikibazo. Foyibe yitegereje Andrea aramubwira ati mukobwa wanjye rero buriya ubuzima bugenda buhinduka. Urumva abatubanjirije bari bafite ukuntu baba bari mu ngo, abagore bakaba mu ngo bakarera abana, hanyuma abagabo nabo bagashakisha ubuzima. Abagabo batungaga umugore akabona nta kintu abuze, akumva afite amahoro, akumva arishimye mu rugo rwe. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Twebwe mu gihe cyacu iyo umugore adahagurutse nawe ngo ajye gushaka amafaranga, iterambere ryo mu rugo riba rike. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kandi nyine umugabo guhora guhereza buri kimwe, agera igihe ukabona yabirambiwe, rimwe na rimwe akabiguha gucunaguza. Ati rero niyo mpamvu numva rwose umwana wanjye w'umukobwa namusaba kugira ngo nawe ashake ubuzima, ashake amafaranga, hanyuma nyine azabone kujya muri ibyo by'inkundo. Andrea ati anti rwose ndabyumva ko ntabwo ubuzima bwigeze bukorohera cyane cyane kubera njye, ariko ndagusezeranya ko nzakora igishoboka cyose kugira ngo nanjye ngire ubuzima bwiza, kandi nyine ndabizi ko nzakunezeza. Aba bombi bakomeje kuganira, ari nabwo Andrea nyine yakiriye uyu mudamu wari inshuti ya Foyibe. Arangije aza no kujya kuryama, ariko ntabwo yagombaga kuhatinda. Hari n'abandi ngo yagombaga kuzajya gusura akabahetura akabona gusubira mu gihugu cye. Arangije mu kugenda
nibwo yasize abwiye Foibe ko ashaka kwishyurira Andrea ishuri muri kaminuza namara kurangiza uwo mwaka. Andrea yarishimye, uwo mudamu aramubwira ati rwose, yitwaga Gabi, aravuga ati rwose ntago nifuza kubona uyu mwana arekeye kwiga. Foibe yarishimye, aramubwira ati ni ukuri ndaza kuza kubibwira umugabo, ndabizi neza biraza kumushimisha kuko nawe amurihiye iki gihe cyose. Atari ko rwose Gabi uri inshuti yanjye kandi wahoze uri n'inshuti ya mama wa Andrea, ati urakoze kunyakira. Andrea rero yaragiye arangije kwiga rya shuri rye, yaburaga umwaka umwe wa secondaire, ahita abona kujya muri kaminuza kuko Gabi yagombaga kumurihira. Umwana yaragiye atangira kwiga. Mu gihe yari ari kwiga rero nibwo yaje kubona akazi, arangije umwaka wa mbere wa kaminuza. Abonye akazi, abona ako kazi kugafatanya no kwiga ntago biri bukunde. Yaricara atekereza, nta muntu n'umwe agishije inama, aribaza ngo harya ubundi ubwo ari ukwiga n'amafaranga hakenewe iki. Yaratekereje yumva rwose kwiga byo yazanabikomeza niyo yaba afite n'umugabo yakiga, ariko aravuga ngo icyambere ni amafaranga. Atekereje inama zose Foibe yamugiriye, ibiganiro byose Foibe yagiranye na Gabi uri kumurihira, ariko ikintu cyari kigoye Andrea ni ukubwira Gabi uri kumurihira kaminuza, urangije kumurihira umwaka wa mbere, wifuzaga kumurihira indi myaka 2 asigaje akarangiza kaminuza, agatangira kumubwira ngo agiye gushaka amafaranga ngo avuye mu ishuri. Yaragiye abibwira Foibe anti we, aramubwira ati ni ukuri anti nabonye akazi. Foibe ati wow, ni byiza cyane. Andrea ati wavuga ngo ni byiza, ariko mfite ubwoba bwo kubwira umushuti wawe na mama Gabi ko ntakomeza kwiga. Foibe ati none siko njye numva abantu biga banakora bimeze gute. Andrea ati njye wakazi nabonye ntago nagafatanya no kwiga ngo bikunde. Foibe ati none se ubundi wabonye akazi bwoko ki, uzajya ukora iki? Andrea ati urumva ni ukujya njya kurangurira umukire, ni umukire wanyikundiye, ati twamenyanye nyine njya guhahirayo. Arangije arambaza ngo niga mu wa kangahe, mubwira ko niga kaminuza. Arambwira ngo none se ngo nakemera akazi ngo ishuri nkaba ndihagaritse ko nzakomeza nkaniga nyuma. Ati rero anti rwose naramwemereye, ati ahubwo ikintu nari mbikubwiriye ndashaka kugira ngo umbwirire Gabi ko kwigana bihagaritse, ikindi nshaka kujya nyine kumurangurira uwo mukire, nzagenda ku wa mbere kubera ko byari muri weekend. Foibe yumvise ubwoba bumwishe, anatekereza uburyo agiye kubwira Gabi ngo Andrea ntabwo ari kwiga, ngo agiye kujya gukora akazi. Yumva nyine uruhande rumwe ni byiza ko Andrea agiye gukorera amafaranga, ariko urundi ruhande akumva bimuteye ubwoba ukuntu umwana agiye guhagarika amashuri agafata icyemezo cyo kujya mu kazi. Noneho ngo akazi agiye kujyamo azajya ajya mu bihugu byo hanze kurangura. Yumva bimuteye ubwoba, abwira Andrea ati none se sheri wanjye, ako kazi ko numva kari très dangereux ku mwana w'umukobwa, ubu uzajya uvana muri iki gihugu ugende ujye kurangura, uzongera ugaruke, uzamarayo iminsi. Ati ayo masafari ko atari sawa. Andrea ati anti erega icyo upfa ni ikiguha amafaranga, humura njyewe nzirinda uko bishoboka byose, cyane ko n'ubundi Foibe yumvaga yarareze Andrea neza, yari wa mukobwa wihagararaho, wa mukobwa nyine udashobora kumutenguha. Aratekereza aravuga ati okay Andrea ndakwizeye. Yaje guhamagara kubera ko Foibe yari yaragiye nyine, urumva yari amaze umwaka ahubwo urenga ko yari amaze kurihira umwaka umwe. Andrea ahamagara Gabi, aramubwira ati Gabi nashaka kukubwira ko rero umwana ashaka guhagarika ishuri. Gabi ati kubera iki se ashaka guhagarika ishuri? Ndati yabonye akazi. Gabi ati ambo niba ari akazi akaba yumva ari byo yahitamo kubirutisha ishuri, njye rwose nta kintu bintwaye. Foibe ati ni ukuri rwose utwihanganire. Gabi ati no nta byo kwihangana, nta kwihangana kuri maho, shuwa niyo ashatse yakiga, Minerval irahari, yashaka akajya muri business, ibyo nabyo ni umugisha. Ati ahubwo se yabonye akazi bwoko ki, karamuha umushahara ufatika se? Arambwira ati akazi yabonye numvise rwose bamuha amafaranga. Ati ikindi kandi yambwiye ko kurangura hari igihe haba harimo imipyeto, ngo ababikora niko bamubwiye, hari igihe nyine bamuhereza ngo agomba kurangura ibintu byaya naya, wakagenda agakatuza ayo mafaranga yose akayunguka. Ati rero reka tureke umwana ajye mu kazi. Gabi amaze kuganira na Foibe bemeje ko Andrea nyine agomba kuguma mu kazi, ari nabwo kuwa mbere yagombaga gufata isafari akagenda. Yaragiye agera ku kibuga cy'indege, afata indege aragenda.
hanyuma ageze muri icyo gihugu yagombaga kuranguramo uwo mugabo w'umukire yari ananiwe cyane mu by'ukuri. Indege yari yagenze amasaha menshi, nibwo yagerera ajya gushaka hoteli agomba kuraramo. Iyo hoteli yayigezemo yabajijwe ibibazo, ariko nyine kubera ko ari ubwa mbere yari agiye kurara muri hoteli mu gihugu kitari cye, akajya atekereza ko abantu bose ibyo bibazo babibazwa iyo bageze muri hoteli. Baramubaje bati se utura umukiriya wacu? Aravuga ati hoya. Amazi ati iki gihugu kijemo n'inshuro ya kangahe uje muri iki gihugu? Ati ni ubwa mbere. Ati se uje gukora iki? uri umucuruzi? uje kwiga? Nyine bamubaza ibibazo nk'ibyo, arasubiza avuga ko aje kurangura n'iki. Amaze gusubiza ibibazo byose kuri reception, arangije bahise bamwereka ahantu ajya kurara. Yari icyumba ubona kiri VIP cyiza cyane, kirimo ibintu byose, dushe, toilette, ibintu byose yakenera, ibyo kurya, ibyo kunywa. Bamubwira bahari na telefone, bamubwira ko n'ikindi kintu aza gukenera ari buze guhamagara kuri reception. Yarahageze abona arahakunze cyane, ahubwo atekereza ko amafaranga bamuciye ari amafaranga makeya. Arangije nibwo yakoze dushe. Amaze gukora dushe, akimara gukora dushe rwose ataranambara, yagiye kubonabona urugi rw'iyo roge bamuhaye, kuko bari bamubwiye ko urwo rugi ntago rufite serire, ariko ukoresha telekomande rukifunga rukanifungura. Barabimweretse akihagera, akanda kuri telekomande, urugi rurafunguka. Amaze kwinjira muri cya cyumba akanda telekomande, urugi rurongera rurifunga. Amaze koga rero yagiye kubona abona urugi rurafungutse, kandi nta muntu n'umwe urukoze adakoze kuri telekomande. Ubwo buramwica, ahita agenda afata telekomande ararufunga vuba vuba. Urugi aho kugira ngo rwifunge hinjira umusore, urugi koko ruhita rwifunga. Andrea yahise ahindukira ahita amutera ikibuno, kuko urumva nibwo yari akiva muri dushe, kwa kundi dushe biri mu cyumba, nta esuwime yari afite n'iki. Arangije ahita amubwira ati umva nkubwire. Ahindukira atareba uno musore, ahita amubwira ati umva nkubwire wa musore, ndakwinginze mbabarira usohoka ahangaha. Uyu musore ati oya, ntabwo ndi busohoke. Ahubwo ubwo uko ari kubivuga atangira gukuramo imyenda. Andrea ubwo buramwica, aragenda ahita afata kuvurori arayipfukisha ahantu hose. Arangije aramubwira ati sohoka ahangaha cyangwa mvuze induru. Aryama yubitse inda, sohoka ahangaha cyangwa mvuze induru. Uyu musore ati umva kora icyo ushaka rwose, vuza induru cyane. Arangije Andrea agiye kuvuza induru, ahita yumva aka gashambure kari karimo utubafure mu nguni zose. Ahita yumva nyine batangiye gucana indirimbo zivuga zirasakuza, hahandi yashoboraga no kuvuza induru ntihagire umuntu n'umwe umwumva, kubera iyi miziki bari bamaze kurekura. Ibyo byose kandi akabona biri kwikora. Yatangiye no gutekereza ko ari kurota, atangira kurira. Muri uko kurira uwo mutipe yaraje, bararwana kugeza ubwo yakoze ibyo yagombaga gukora. Arongera arakingura aragenda. Andrea yararize, ararira cyane, ararira. Arangije kuryamira ijoro ryose biramunanira, atekereza kuba hari umuntu n'umwe yabibwira biramunanira. Akazajya yikubita kuri kuvurori akireba, akavuga ati koko ibi byabayeho, uyu muntu uko namwinginze cyane, kubera iki yanze akabinkorera, kuko kubera icyo ankoreye ibi ngibi, Imana kubera icyo unkoreye ibi. Noneho Andrea akaba yarakuze muri uno umuryango kwa Foibe basenga, ari umuntu w'Imana. Nubwo bwose ibyo bintu byose yakoraga yongeragaho no gusenga. None abwira Imana ati Imana kubera iki ibi byose bimbayeho, kubizi ko nagerageje kwitwara neza, kubera iki koko umuntu twabonana bwa mbere yamfata ku ngufu, ubundi si ni hoteli bwoko ki, aha hantu ni hehe Mana, ahantu ni mu kuzimu, kuki utari wabimbwiye ko ibi bintu koko ahantu ntagomba kuba mpari. Ararira cyane. Mu gitondo bigeze nibwo yahise ahamagara Gabi, aramubwira ati Gabi, erega ndi mu gihugu ubamo, ariko nari nanze kubikubwira kubera ko natekerezaga ko ntazagusura, nzanywe no kurangura, narangiza kurangura nkagenda, ariko ndashaka kugusaba umbabarire, umaze imyaka irenga 10 muri iki gihugu, ndakwinginze mbabarira umuze na polisi. Arangije yahise ajya kureba Gabi. Gabi aramuhendahenda, aramubaza ati mbwira niki cyakubayeho muri iki gihugu
undi aramubwira ati hariya hari hoteli rwose ni mu kuzimu, ngo uko byagenda kose bagombe polisi imenye ibintu bibera muri iriya hoteli. Iyo hoteli rero kubera ko yari hoteli izwi kandi abantu nyine benshi batazi ibyo bintu bikorerwamo, by'ukuntu hari abantu bishyura amafaranga menshi bakaza gufata abakobwa ku ngufu, by'umwihariko abakobwa bageze muri iki gihugu ari ubwa mbere, ugasanga babashyize muri iyo chambre nyine iri prive, ibintu byaho byose biri automatique. Nibwo Andrea bamaze kumuhuza na polisi, Andrea yaragiye kuri polisi byose arabisobanura, polisi iratangara iravuga ati kubera iki kirego ari ubwa mbere tucyakiriye. Andrea aravuga ati birashoboka ko baba babanje kubaza abantu imyirondoro yabo bakamenya niba uwo muntu hari connection afite kuri iki gihugu, niba ari ubwa mbere akigezemo. Ati niko ntekereza, hanyuma bakamushyira muri icyo cyumba cyitaruye, ni icyumba ibintu byabo byose ni byiza yego, ariko gisa nkaho ibintu byose byikoresha. Ubwo Andrea yamaze gutanga aya makuru, polisi koko yagiye gutara aya makuru, isanga ibintu byose Andrea yavuze ni iby'ukuri, ni ibya nyabyo. Iyo chambre ntabwo abantu b'abanyagihugu bari bayizi, nyine ubona ari hoteli izwi ikunzwe nziza, ariko batazi ko ku ruhande bagira icyo cyumba kimeze nk'ikuzimu kibabaza abantu. Birumvikana ko cyari cyarababaje abantu bashyashya benshi bageze muri iki gihugu ari ubwa mbere, batagira umuntu n'umwe wabafasha. Ibyo bikababaho bagahita bakagenda, imyaka igashira indi kaza. Andrea rero kubera ko yari azi neza ko Gaby aba muri iki gihugu kandi habaye imyaka myinshi, nibwo yahise amwitabaza amugeza kuri polisi. Hanyuma polisi yaje kureba ibi byose, isanga Andrea ibintu byose yavuze nibyo, aribwo yafashe nyiri hoteli na manager w'iyi hoteli, arangije anasaba ko abakiriya bajya bagira bagomba kubazana, by'umwihariko abahanywereye muri iryo joro. Ati bose mugerageze mubahamagare, bitabaye ibyo ngibyo n'iyi hoteli yanyu uretse no kubafunga namwe nayo turayifunga, ndetse tunayiteze cyamunara ijye gufasha abatishoboye. Nyiri hoteli yumvise ibyo bintu bikaze, na manager we bari babiziranyeho ko ibi bintu bikorwa, bakakira amafaranga menshi y'aba bantu baza gufata abakobwa ku ngufu. Yaragiye ahamagara nyine abakiriya bose, iryo joro bari banywereye aho ngaho, batekereza ko Andrea namara kumubona ari buze kuza kuvuga ati n'uyu nguyu, hanyuma uwo nawe akajyanwa gufungwa, we na nyiri hoteli ndetse n'uyu mu manager w'iyi hoteli. Umupolisi yafashe Andrea aramutwara, azana abantu benshi bakunda kunywera ahangaha kuri iyi hoteli. Noneho by'umwihariko abari bahari kuri rya joro Andrea yari ahari. Uyu mupolisi yari yarakaye cyane, atangira kubatonganya, arababwira ati ntabwo numva ubunyamaswa abantu bagira. Hariya ushaka kuryamana n'umukobwa, hariya haba hari abakobwa bigurisha bicuruza. Ntabwo rero numva ukuntu utanga amafaranga y'ikirenga kugira ngo uze gufata umukobwa ku ngufu w'inzirakarengane utabihisemo, mutabyumvikanyeho, kumufata ku ngufu gusa. Ibyo bintu ubwo bunyamaswa mubukura hehe? Ati ndashaka ko uyu munsi iki gihugu cyose kiza kumenya ko twakoze ikintu kidasanzwe. Turashaka ko uyu mukobwa araza kumutwereka, namara kumutwereka ndababwiza ukuri ko uyu muntu ari bushyirwe ku karubanda, araswe, abera intangarugero undi muntu wese ufata nabi abantu baje mu gihugu cyacu, by'umwihariko inzirakarengane nk'izo. Ntabwo nibaza ukuntu ufite uburenganzira bwose bwo kujya kugura indaya ushaka zose mu ijoro, ariko warangiza ugahitamo gutanga amafaranga menshi y'umurengera. Ati ababo ntago bazavamo. Ubwo yavugaga manager na nyiri hoteli. Ati abangaba bo ni ugushaka amafaranga yego, ariko ntago bazavamo. Atari uwo muntu wakoze ibyo bintu birumvikana ko we arwaye. Burya ni byiza ko ikirayi kiboze uba ugomba kugikura mu bindi birayi. Ati ndashaka ngo uyu mukobwa mwese abitegereze nimuhumirize. Ubwo uko bose bari bahumirije, babonaga nyine ibintu byose byahinduye isura. Ari nyiri hoteli ntago yabavuganira, ari manager, nyine ibintu birakomeye cyane kubera uyu mwana w'umukobwa Andrea yari yamaze kujya kuvuga ibyabaye byose n'ibiba muri no hoteli
igihugu kitari kizi. Umupolisi yarakaye, yari umupolisi nawe ukunda ukuri, yari umupolisi w'inyangamugayo, yari yarakaye bikomeye cyane. Abwira Andrea ati ngaho itegereze muri aba bantu bose, ibi bigabo n'aba basore, umbwire umuntu watinyutse kuguhohotera bigeze aho ngaho. Andrea yabanyujijemo amaso, ariko nyiri kubikora yari umusore witwaga Dani muri we akajya abwira Imana ati Mana, urabizi neza ko iwacu barasenga, mama wanjye arasenga, papa wanjye ni pasiteri, umbabariye ukamfasha irya none nkarokoka simve, Mana nazabaho ngukorera ubuzima bwanjye bwose. Ubwo Andrea yuko yari ari kubitegereza, n'amarira yari ari kuba menshi muri we, kuko nawe ari gutekereza ati muri aba bantu bose harimo umuntu wamuhohoteye ririya joro. Arangije nibwo yahise abwira polisi ati oya ntawe urimo, bareke bagende. Baragiye. Dani yari afite ubwoba bwinshi cyane muri we, agenda abwira Imana ati Mana ndagushimira ko utemeye ko bandasira ku karubanda, papa wanjye nka pasiteri akumva ibintu byambayeho mu kindi gihugu, dore ko Dani we nta nubwo yari uwo muri iki gihugu, ahubwo kubw'amahirwe yari uwo mu gihugu kimwe na Andrea. Arangije amufata ku ngufu gutyo, ariko nta nubwo yigeze amuvugisha ururimi Andrea avuga, ko bose bari kuvuga ururimi rwo muri icyo gihugu. Hanyuma nibwo Andrea nyine amaze gufungisha nyiri hoteli ndetse na manager, baramuretse ajya kurangura, arangije arataha. Mu gutaha rero yahise ajya gusezera ka kazi, abwira uyu boss ati n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nkuranguriye, ntabwo nshaka kuzasubira muri kariya kazi, nshaka gusubira ku ishuri. Hanyuma ariko Andrea akimara kuvugana n'abapolisi, yasabye abapolisi ko ibyo bintu nyine nta hantu bizigera bivugwa, yaba mu itangazamakuru yaba he, ko we adashaka ikintu na kimwe kizamukurikirana. Hanyuma nyine aritahira. Anasaba Gabi, aramubwira ati ndabizi neza ko uri inshuti na Foibe anti, wari inshuti na mama, ariko niba uhereza agaciro ubushuti bwanjye na mama, uzambarira ibi bintu ntuzigere ubibwira Foibe, sibyo? Ntuzabibwire tante, kuko tante yahangayika yababara, basireka ribiri ibanga ryanjye nawe. Gabi ati nukuri rwose humura, ntago bizigera bincika, Foibe ni inshuti yanjye yego, ariko niba utifuza ko tubimubwira, humura rwose ntago tuzigera tubimubwira. Aramubwira ati icyo kora, ikintu cyo ugomba kubanza gukora, ugomba kumekinga sure ko nta birwara uriya muntu yaguteye, ugomba kujya kwisuzumisha kwa muganga. Andrea rero ageze mu gihugu cyabo, yagiye kwa muganga nyine ajya kwisuzumisha kugira ngo amenye neza niba nta bundi burwayi afite. Bamubwira ko nta burwayi afite. Yaragiye amaze gusezerera ka kazi, ariko Andrea birumvikana ko Gabi yari abizi byose byamubayeho. Yaragiye abwira Foibe ati kariya kazi rero ndi kubona ntazakavamo, ati rwose karagoye, ndashaka kwisubira mu ishuri. Nibwo Foibe yahise amubwira ati ariko si ubwo koko Andrea uri kwibaza ibyo bintu waba uri gukora? Ubwo se uri kwibaza Gabi inshuti yanjye yabitekereza gute? Uri kwibaza yabyumva te kuba warahagarikishije kwiga? Wagombaga kujya kwiga mu mwaka wa kabiri yego wa kaminuza, ariko urabizi neza ko nta minervare yohereje. Ubu se urabona ndi busubire imbere y'umugabo wanjye nkamubwira ati come on Andrea, nawe rwose ntukajya undemerera, ntukajya ukabya, ntago nawe narabwiye umugabo wanjye ko ufite umuntu ugiye kukurihira, wakiga umwaka wa mbere ukavuga ngo ugiye kubihagarika, none kandi ngushaka gusubira mu ishuri. Andrea, ndabizi neza ko bavuga ko ngo umwana wundi abishya inkonda, ariko ntago ari ukumereye, ariko kandi nawe wishaka kunaniza. Andrea aramubwira ati rega anti humura, Gabi turaza kuza kuvugana, ndabizi araza kubyemera. Foibe ati urabizi neza ko Gabi ari bubyemere? Gabi nawe buriya ntago akunda umuntu uhuzagurika, niyo mpamvu ndi gutekereza ko ushobora kubimubwira ko wagarutse muri mudi yo kwiga, bikarangira ahubwo nanjye ndakariye. Andrea ariko kuko yarazi ibanga afitanye na Gabi, aramubwira ati hoya anti humura, ibyo ngibyo bimparire. Arangije Foibe yahamagaye Gabi ariko mwiyexcusaho ati rwose umbabarire, sinzi nimba Andrea yakuvugishije, ariko numvise ambwira ngo akazi byanze, akazi akoze rimwe n'ukuri. Ati buriya rero kurera abana niko bimera, ariko I'm very sorry Gabi, umbabarire, ngo arashaka gusubira mu ishuri. Gabi ati nta kibazo rwose, mwihorere, umwana icyo ashatse
agikore, niba ashaka gusubira mu ishuri minervare iracyahari rwose namurihira nta kibazo. Foyibert nibyo sha Imana ijya iguha umugisha, urakoze cyane. Andrea rero aza kuvugana na Gaby n'ubundi amubwira ko agomba gusubira mu ishuri. Yaragiye ajya kwiga mu ishuri mu wa kabiri nyine ya kaminuza, ariga. Ageze hagati mu gihembwe nibwo yatangiye kumva amerewe nabi mu rugo, bakaranga kumva agiye kuruka. Noneho nibwo Foyibe yamwitegereje aramubwira ati Andrea, akuse ko mba mbona umunsi ku munsi ugenda uhinduka, ibyo ni ibiki? Andrea aramubwira ati anti, nanjye sinzi, mba numva ntazi ukuntu umeze mu mubiri wanjye. Foyibe ariko ubwo ntabwo utwite? Andrea ati oya, ntabwo naba ntwite anti, nda naba narayikuye he, ntabwo naba ntwite. Foyibe ati mwana wanjye umbabarire undebere, n'ubundi nakureze, umugabo wanjye ambwira ngo kurera abakobwa niko bimera, ngo ubwo ejo bundi uraje ngo unzanire ikinyendaro, ngo uraje uzane ngo umwana, ngo kandi ngo utarashaka, ngo n'amashuri utayarangije, ngo ibyo nakoreye byose ngo bibe birangiriye aho ngaho, umbabarire mwana wanjye rwose ntubu twite. Andrea ariko nawe gutekereza ibintu byabaye rya joro yumva ubwoba buramwishe. Yatangiye guhamagara Gaby aramubwira ati none se ko meze nk'umuntu utwite Gaby, tugomba kujya kwa muganga ukamenya neza niba koko utwite. Yaragiye, ageze kwa muganga baramubwira bati congratulations, uratwite, utwite umwana w'umuhungu. Andrea yararize ahamagara Gaby aramubwira ati ndapfuye, isi ndangiriyeho, ibi bintu byose ntabwo nigeze mbibwira anti, none ngo ndatwite, ngo ntwite umwana w'umuhungu. Ati ibi bintu ntabwo ndabigenza gute anti? Yarasigaye yita Gaby nawe anti, urumva ni inshuti ya mama we akaba n'inshuti ya anti we, none akaba anamurihira kaminuza. Aramubwira ati ubu noneho kuko anti arabyumva ate ko noneho no kwiga bigiye kunanira kubera ntwite? Iyi nkuru ko ntigeze nyimubwira, ubu biraza kugenda gute, birarangira gute? Gaby yabwiye Andrea ati umva rero nkubwire mwana wanjye, umva njyewe mfite experience z'ubuzima zirenze kure n'iza Foyibe anti wawe, buriya nyine ni inshuti yanjye nk'uko twari n'inshuti na mama wawe, ariko ndabizi kubera ibintu nyine Foyibe yagiyemo byo gukizwa n'iki, ntago yakumva uburyo ki iyo nda wayikuramo, ariko nta ndi mahitamo ufite Andrea. Urabona noneho ikirenze kuri ibyo, noneho na papa w'umwana ntawe uzi, kubera ko reba ahantu yagutereye inda, noneho uburyo yayiguteyemo byari ukugufata ku ngufu, ntimwigeze mukundana. Ibyo bintu rero kuzabisobanura umwana wawe ni ibintu bikomeye cyane. Inama nakugira rero mwana wanjye, njyewe mfite amafaranga, ndaza kugushakira umudogiteri aho ngaho, muhereza amafaranga yose yifuza, ugenda inda bazayikuramo neza, nta bindi bibazo uzagira. Nyine ubwo Foyibe nabona warwaye uzamubwira ko urwaye bisanzwe, wamubwira ko urwaye malariya, abona ufata imiti birangire. Andrea ati ko numva binteye ubwoba se gukuramo inda. Gaby ati humura, nta kibazo na kimwe gihari rwose, induragenda bakayikuramo. Dogiteri wabigize umwuga, ni umudogiteri mwiza, ni umuntu ubikora neza ku buryo nta bindi bibazo biri bugutere. Naho se kujya kubyarira umuntu utanazi n'uburyo yaguteyemo inda, yagufashe ku ngufu Andrea, ubyibuke. Andrea ati I know, ariko nyine urumva ntago nigeze ngira uruhare na rutoya mu kugira ngo bansambanye, kuko urumva nyine bamfashe ku ngufu, kongeraho ko noneho birangiye ngo banteye inda. Ibyo bintu byose koko anti uri kumva hari uruhare na ruto nabigizemo? Gaby ati nyine iyo niyo mpamvu ugomba gukuramo iyo nda. Andrea ati ngiye ko atari ko ndi kubyumva, ngiye ndi kumva iyi nda nayibyara, ko nago ibi bintu ndi kumva ari umugambi w'Imana, kuko ndibaza niba nge ntarabigizemo uruhare ngo nterwe inda, none Imana ikaba yemeye kwinda koko ibiri mu nda yanjye. Ati ndumva nta mpamvu nimwe yo gukuramo inda, ikindi kandi ndi umukristo, ntabwo ibintu byo gukuramo inda umwana wamaze kubaho mba numva ari nko kwica umuntu, kandi ntabwo nakora icyaha cyo kwica umuntu anti. Gaby tumva rero nkubwire wa mukobwa we, urabizi neza ko ibintu twabihishe nyoko wanyu. Rero niba udashaka ko iyo nda bayikuramo, ndi kukwemerera amafaranga yose, ndi kukurangira umudogiteri, reka nkubwire ubwo noneho ubage wifasha, nta kindi kintu nagufasha. Ubwo uwo mwana araje aguteza ibibazo, uzahora wibaza uti uyu muntu yanteye inda ntago muzi niki. Ati
nyine ibaze ubwo buzima ugiye kubamo, ugiye gucikiriza amashuri yawe, wari ugiye kwirangiriza kaminuza, ubuzima bukagenda neza, ukagenda ugakorera amafaranga, ugatera imbere. Ati ubwo none urumva nuteramo umwana bizagenda gute? Uraje ubyara umwana, ugende ube nyakagore, ugende wandagare. Andrea ati anti ni ukuri ntago ndi kwemeranywa nawe ko tugomba gukuramo uyu mwana. Gabi ati wari uzi n'ibindi Andrea, ubwo nyine ugenda ukora icyo ushatse, uwo mwana niba ufite gahunda yo kumubyara, ubwo nyine ibyo ngibyo ugenda ubibwire Foyibe, ibyo niwe wabisiporta. Hanyuma agatangira, sinzi niba umugabo we azemera kukurerana noneho n'umwana wabyaye. Ati kandi urabizi ko iyo story yose y'ukuntu wafashwe ku ngufu n'iki nabyo ntabwo wigeze ubimubwira. Andrea, ubwo gufata dogiteri akagukuramo iyo nda dore ko aba ataraba umwana neza, ibyo bintu biragoranye. Umva nkubwire, bikora uko ushatse, ariko rwose nutabakuramo uwo mwana kumbwira ngo uzacikiriza amashuri n'iki ngo ngiye ngo ngumane nawe, oya ntabwo biri bukunde. Andrea yaragiye araryama, amaze kuvugana na Gabi ahita atekereza uburyo ki Gabi amaze kumubwira ko nadakuramo inda batazaba bari kumwe. Atekereza uburyo Foyibe atazi ibi byose ari we babana. Andrea noneho yagiye mu buriri, gusinzira biramunanira, arahangayika, akajya yibaza, mana ndakora iki, iyi nda ndayikuramo kugira ngo nkomeze mbe inshuti na Gabi, Gabi akomeza ndihire uyu mwana nzamubyare, Gabi anshyigikiye. Akongera agatekereza, none se mbibwire Foyibe nawe kuva naba muri uru rugo mba mbibona ko nta jambo afite, umugabo niwe ufite ijambo, ibintu byose yirirwaga amucyurira kuri njye bigiye kurangira bibayeho. Ko natinze no kubabwira ko nafashwe ku ngufu, ubu nta nubwo bazemera ko nafashwe ku ngufu. Yaraye areba, namwe nyine mwibaze uburyo ki ibyo bintu byose bimuhuriyeho, uburyo agiye kubigenza. Yararyamye abwira Imana ati Imana, ndabizi neza ko urabizi ko nta ruhare na ruto nigeze mbigiramo kugira ngo ibi bintu byose bimbemo. Ubu nimba nibaza gute nagiye kurangurira muntu umunsi umwe wonyine ibi byose bikambaho. Arangije araryama, agira nk'iyerekwa, abona nyine haza umuntu aramubwira ati rero impamvu yonyine yatumye ujya hariya hantu ukajyayo umunsi umwe warucikirije amashuri n'iki, ati biriya byari ukugutuma nyine nagiraga ngo ubanze ugende utume biriya bintu bikorerwa muri kiriya gihugu birekera kubaho. Niwe wenyine wari ufite iyo misiyo yo kuyikora. Arangije ahita abaza uwo muntu yasaga nk'aho bari kuganira, aramubwira ati hanyuma iby'uko nyine ntaba ntwite, iby'uko nasambanyijwe, ibyo bintu byo ntago nagombaga kujya gutanga iyo mesaje, ariko ibi biriya byose bikambaho ko byari bihagije kugira ngo bimbabaze, ariko ntihongereho n'umwana. Aho muntu yarigendeye asiga amubwira ati uwo mwana ni umugisha, aragenda. Noneho Andrea yarabyutse arikanga, amera nkaho yari ari kuganira n'umuntu ariko aramushaka aramubura. Aravuga ati noneho ni ibiki bimbayeho, isiri niyerekwa koko nk'uko njya numva abantu babivuga ngo beretswe. Ubwoba buramwica. Arangije atangira gutekereza ko niba uwo muntu yamubwiye ngo uwo mwana ni umugisha adakwiye gukuramo inda, ariko nanone agatekereza uburyo ki agiye gushwana na Gabi, hanyuma uburyo agiye kubwira ibintu byose Foyibe anti we ntanemere ko yafashwe ku ngufu. Mu gitondo bigeze yagombaga kujya ku ishuri ntiyajyayo. Foyibe araza aramubwira ati none se Andrea kubera icyo utagiye ku ishuri? Aramubwira ati anti ndagushaka, mfite ikibazo gikomeye. Undi ati ufite ikibazo gikomeye? Andrea biraba ibyuya ntibiba amaraso, mbabarira ndakwinginze, ibintu maze iminsi ngukekera ntibiba ari byo. Andrea ati anti ndatwite. Foyibe ati oya rwose mana yanjye, wa mwana we nakureze bingoye, nakureze bikomeye, umugabo wanjye atabyumva, ati uko kuremeye uneje umugabo wanjye kubera avuga ko kurera umukobwa ntacyo uburera, ati ubu ninde kuko waguteye inda? Andrea ati ntago rega nzi nanjye umuntu wanteye inda. Foyibe ati mu izina rya Yesu, urwo rwego ugezeho kuko Andrea urambabaje cyane. Umva rero, umugabo wanjye ataramenya ibyo byose, sinshaka kumva iyo nkuru yawe, vangaho ugende, mbabarira ndakwinginze, narakureze, umuvandimwe wanjye yari mwiza kuri njye, yari inshuti yanjye magara,
rwose aho ari abibone ko nakureze neza wa mwana we, ntabwo nshaka kumva ikintu na kimwe cyakubayeho, ngaho genda. Yamuzingishije imyenda yose. Andrea yajya kuvuga ati anti, undi ati ceceka, ntabwo nshaka kukumva Andrea, genda, ibindi byose ndabisobanura umugabo wanjye utakiri ahangaha. Andrea yarapakiye, niko amarira yo ari menshi, amarira ni menshi cyane koko. Arangije amaze gupakira abwira anti ati none se anti ndajya he? Undi ati ibyo ntabwo bindeba, jya ahantu hose wumva ushaka, wajya kwa so, ubundi si so ntahari, ngaho ujya kwa papa wawe. Andrea atekereza papa we na mukase batigeze babana, yahavuye afite imyaka 5. Atekereza Foibe utemeye ko anamubwira ibintu byamubayeho, kubera ko hari wenda yatinze no kubimubwira, akaba yaragiye kubimubwira ari uko abonye inda yonka, inda yakuze igeze mu mezi 2-3. Atekereza uburyo Kigabo ari kumubwira ko we bazakomeza kuba inshuti, iyo nda nayikuramo. Atekereza umugabo iryo joro usa nkaho yamuziye mu nzozi amubwira ati uwo mwana ni umugisha, akumva noneho nawe ntashatse gukuramo inda ye. Akora ku nda ye, abwira umwana we ati mwana wanjye rero ubungubu ubuzima buratangiye, ishuri rirahagaze kuko Gabi ntabwo azakomeza kundihira, aho nabaga baranyirukanye kandi simfite no kujya kwa papa, kwa mukadata. Ariko arongera aratekereza ati none se ngiye hehe? Ahita atekereza ati rero reka njye kwa papa, n'ubundi niwe mubyeyi wenyine mfite. Ariko kandi mukadata sinzi ko bizashoboka. Yaragiye ajya kwa papa we. Ahageze nibwo nyine bamenye amakuru y'uko Andrea atwite. Papa we arababara cyane, ararakara. Ariko noneho mukase ati ariko rwose bariya barakureze bakurera kuva ku myaka 5, none babonye utwise barakunyoherereje, ubundi se wa mukobwa we wasanze umugabo waguteye inda? Andrea terega umuntu wanteye inda ntabwo muzi. Bose barumirwa bati none se warinda yabigezaho ko tuzi kuri wa mugore ngo ni Foibe yasengaga, akajya tubwira uburyo ki yakuyobora mu nzira nziza zo gusenga no kubaha Imana, none warinda idashobora no kumenya ninde twaryamanye. Ati ibyo bintu biteye ubwoba. Yatangiye urugamba Andrea noneho rwo kugira ngo mukase noneho atangire kumugira umukozi wo mu rugo. Yahise afata umukozi wamukoreraga aramwirukana, kandi nawe yari afite abana 3 harimo na gatoya. Andrea noneho yatangiye kubaho nk'umukozi wo mu rugo. Kwiga byararangiye. Andrea aragenda arasafaringa, aragenda arababara, atwita yanda, ari kumva amahane ya mukase amucunaguza, mutuka, rimwe na rimwe akanamukubita kandi anatwite. Akaza akamubwira ngo kuki hano hantu hasa gutya, afite inda nkuru, agomba no gukoropa, agomba guteka, ibintu byose agomba kubikora. Ariko kandi nanone papa we nta kindi yagombaga kuvuga, kubera ko yabonaga ko mukase n'ubundi nawe byaramurenze kumuzanira umukobwa ufite n'inda, nawe akabura uko abigenza. Akabibona ko umukobwa we nyine bamutoteza, mukase amutoteza, ariko nawe akavuga ati none se ndabigenza gute? Ndavuga ngo namwihanganire se. Andrea yaragiye none harakubitika, ubuzima bumubana hatari. Akajya yicara gusa akarira. Siwe warose abyaye wa mwana. Amaze kumubyara bakomeje kumufasha papa we na mukase, nubwo bwose byari bitoroshye, byari hatari. Twibaze twese Andrea ubwo yajyaga kurangura bwa mbere agiye mu kindi gihugu, yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa ubona w'inzobe icanye, ari kwiga muri kaminuza, yararangije umwaka wa mbere. Noneho aba kwa Foibe mu rugo rwiza cyane rwe rwifashije. Umugabo yahembwaga amafaranga menshi, nubwo Foibe we atari afite akazi, ariko yabayeho mu bwana bwe ari urugo rwiza rwifashije. Nyine bo wa mwana ubona ukabona ari umwana wo mu bakire, ukabona ni umwana usa neza. Icyo gihe nyine ari umukobwa mwiza. Ariko ubu ngubu ubwo umwana we yaragize imyaka 3, kubera kuba kwa se na mukase bamufashe nabi, kongeraho kubyara konsa, yaragiye asa nabi, aracupira, umva aba nk'agakecuru, aragabanyuka. Nubwo yonsaga ariko ibiro byaragiye biragabanyuka cyane, yanzo biragenda ihinduka igikara. Mbese yari umukobwa udashobora kumva ko ari we wahoze ari Andrea. Aragenda aba nabi handi, atinyaga no kujya mu bantu. Yakundaga gusenga cyane, ariko ubwo yarakimara gusama
kwa Foyibe bakamwirukana kubera ko yasengeraga aho Foyibe yasengeraga, aba no muri korari irabimenya ko yatwise, iramwirukana nyine, iramuhagarika ku rusengero, baramutangaza ko bamuciye ngo yigize indaya. Abantu benshi baramuvuga, bamutaramiraho ngo yigize indaya, biranahwihwiswa ko ngo atazi n'uwamuteye inda, mbese ngo ni indaya iri aho ngaho. Andrea nyine aragenda mu maso y'abantu, aragenda atinyagura n'umuntu n'umwe, kuko yatekerezaga ko iyo sura ari abantu bamubonamo, noneho kongeraho ko anasa nabi biba ibibazo. Ariko noneho papa we akimara kugeraho, papa we yabaga na mukase, aho papa we yasengeraga ntago ryari itorero rimwe n'iryo yasengeragamo nyine rimwe rya Foyibe. Nibwo papa we yakomezaga amubwira ati rero umwana wawe amaze kugira imyaka 3, wari ukwiye kwiyakira ukaza ku rusengero rwacu, uzaganira na pasiteri cyangwa na mama pasiteri, hanyuma bakwakire. Ariko uba umuntu usenga, ati koko kuba mu buzima budasenga warahoze usenga, ati ibyo bintu ntabwo ari byo, nubwo wagize ibyago ugatwita ukabyara, ati ariko wari ukwiye kugarukira Imana. Andrea kuko nawe mu kwitekerezaho akumva ashaka kujya gusenga nyine nk'umuntu wahoze muri ibyo bihe, ariko ikibazo kikaba ukuntu ababona asa n'undi, nta mavuta amufata, nta n'amavuta mazima yisiga, nta mwenda muzima agira, ntaki. Ibyo bintu byose yabitekereza akumva nyine afite isoni n'ipfunwe ryo kujya mu bantu, noneho guhura n'abantu biganaga muri kaminuza. Yarabaye gutyo, akumva afite isoni zo guhura n'abantu, ariko aratekereza aravuga ati ngomba kujya imbere y'Imana, ati cyane ko Imana tubiziranyeho ko ibizi ko nta ruhare na ruto nabigizemo kugira ngo mbe mfite uyu mwana, ngomba rero kujya mu rusengero. Yaragiye ku munsi wa mbere ajya mu rusengero handi papa we asengera, ajyayo ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa kabiri rero nibwo akimara gusohoka mu rusengero ari kumwe n'umwana we, papa wabo ari imbere bari kwihuta bagira vuba kugira ngo bamufate bamushyikire. Agiye kumva yumva umuntu aramukuruye, ahita ahindukira aramubwira ati hello, undi ati yego mwiriwe, undi ati yego twiriwe neza. Uyu musore ati none se uranyibuka? Andrea ati uretse no kukwibuka ariko ntabwo muzi, ni ubwa mbere nkubonye rwose ntabwo muzi. Undi ati ntabwo bishoboka, sibyo? Mbwira ko bidashoboka, mbwira ko unyibuka, ahubwo se none se wabaye iki, wararwaye? Andrea ati umva, ariko se wa muntu we urinde, uruwaye, ushaka iki? Mbwira. Ati dore papa arimo aransiga. Ngo ngo papa wawe, ngo ke. Nibwo akana ka Andrea kahise kaza kabona undi mwana uri kurya bombo, gahita kamubwira mami ndashaka bombo. Umusore yahise yikanga, ati uyu ni umwana wawe? Andrea ati ako se ko numvaga wivugishwa nk'aho nzi, kandi nkaba numva nta kintu na kimwe unziho, uranshaka hiki? Yahise afata umwana we aramuterura arigendera. Undi amwirukaho ati umva please wambabariye tukavugana. Andrea ati ariko se turavugana iki? Nakubwiye ngo ntago nkuzi, ko abantu bubu none musige mumeze nk'abasazi. Agiye kubonabona uko ari kumwirukaho, pasiteri w'uru rusengero nawe aje yiruka kuri uyu musore, ati Dani nawe ari kwiruka kuri Andrea. Andrea yahise ahindukira ati uri umuhungu wa pasiteri? Undi ati ndi umuhungu wa pasiteri. Aramubwira ati none se kuki watekerezaga ko naba nkuzi? Njyewe ntabwo ari rino torero nahoze nsengeramo, iri torero ndijemo vuba. Undi ati none se wambabarira tukavugana? Nibwo Andrea yahise amubwira ati ako se ushaka ko tuvugana iki? Pasiteri ahita abwira Dani ati none se Dani, uyu mukobwa uramuzi se? Ati uyu mukobwa papa we ni umushuti wanjye. Ati uyu ni umwana we, uyu muhungu ni uwe. Ati kuri kumuvugisha nk'aho umuzi. Ahita amubwira ati papa mbabarira n'ukuri, mbabarira umunsi abiri tuvugane. Pasiteri ati what? Dani dutahe, mama wawe aradutegereje, muzaba muvugana ikindi gihe. Dani ati oya ntabwo bishoboka, tugomba kuvugana, ni Andrea harya? Undi ati ya ni Andrea. Aramubwira ati ni ukuri papa tugomba kuvugana, kandi rwose mbabarira, sinshaka ko ancika gutya gusa. Papa ati okay,
yahise afata umwana wa Andrea aramubwira ati noneho rero reka njyewe mbe ngiye mu biro n'ubundi hari abantu banshakaga, ubwo reka mbe njyanye n'aka gahungu ka Andrea, ubwo noneho ngaho ugenda mu modoka uvugane na Andrea, ubwo nusoza urambwira. Andrea nawe byaramucanze, arangije aragenda, binjira mu modoka ya pasiteri nyine. Bamaze kwinjiramo ubwo niko abantu bose bari kureba kuri eglise, uyu mukobwa aje vuba, n'ubwa kabiri aje kuri uru rusengero. None umuhungu wa pasiteri abantu bose bakunda Dani, ari umuhungu mwiza cyane, abantu bose, abakobwa bose bashikiye bati umuhungu wa pasiteri, bose baramukunze. Babonye none bari basigaye bamwita Nyakagore Andrea, babonye afashe Andrea araje, ntabwo bazi ibintu avuganye na papa we atwaye umwana wa Andrea, pasiteri nyine. None Andrea Dani amufashe akaboko, baragiye binjiye mu modoka, imodoka iraparitse, batangira kuvugana. Arangije nibwo Dani yahise abaza Andrea ati ndashaka kumenya niba unyibuka. Andrea ati ariko nabikubwiye n'ukuri, uretse no kukwibuka ntabwo nkuzi. Dani ati ariko se bishoboka bite? Uribuka? Yahise asubiza mu minsi ya kera, aramubwira ati uribuka hashize imyaka 3 ibyo bintu bibaye, ati ubwo wari uri mu gihugu. Arakimubwira ati kubera iki nyine polisi zihari ziri kukubaza ngo barashaka kumenya umuntu warayagufashe ku ngufu kugira ngo arasirizwe muri icyo gihugu, bamurase abe intangarugero y'abandi bantu, kubera iki nyine utigeze uvuga ko ari njye? Andrea ati what? Ni wowe rya joro? Dani ati ya, ni njyewe, nari ntarakizwa, nari umupagani, ariko ntabwo nzi impamvu Imana ikora ibi bintu. Ati papa wanjye ni umupasiteri nk'uko wabibonye, mama wanjye yansengeye kuva ndi uruhinja ndi mu nda ye, kuko njye nakuze iwacu dukijijwe. Ariko ubwo najyaga muri kiriya gihugu naragiye nyine ngira inshuti mbi, mpindura imico, twabanje kujya tujya mu ndaya, ariko nyuma banyumvisha ko ibyo bintu bitarenze, ko ahubwo ikintu kirenze ari ugufata ku ngufu abakobwa, tugatanga amafaranga menshi muri iriya hoteli, badukorera iriya shambure niko navuga, tuza nyine dukora ibyo twishakiye. Ariko ndibaza, umaze nyine kubivuga, numvaga nyine urupfu rungezeho, ariko muri njye mbwira Imana nti Mana nunyemerera uyu munsi simfe, nzagukorera nk'uko papa wanjye agukorera, nk'uko mama wanjye ari umukozi wawe. Ati rero natangajwe no kubona duhuza amaso, mfite ubwoba bwinshi cyane. Warangiza ukavuga ngo nta muntu n'umwe urimo muri twebwe warayagufashe ku ngufu. Ati kubera iki utemeye kuma polisi ngo bandase, ko ariko bari bamaze kwanzura muri kiriya gihugu? Andrea yumvise ijuru rimuguyeho, aratangira kurira amarira menshi cyane, aravuga ati ushaka kumenya impamvu se ntagutanze? Ni ukubera ko ntari nkuzi. Dani ati gute se utarunzi? Andrea ati nkimara kumva umuntu yinjiye muri shambure nambaye ubusa, nahise ntekereza ko ikintu gikurikiyeho nyine ari ugufatwa ku ngufu. Maze kumva imiziki, maze kugera mu cyumba cyacu, imiziki nayo ntazi aho ivuye. Ati byose byahise binzamo nyine ko ibyo bintu bigiye kumbaho ari ibintu bibi cyane, nzahora nibuka ubuzima bwose. Ati ahubwo ibintu byose wakoze nari mpumirije ku buryo ntigeze nkureba, sinashakaga kureba umuntu nyambuye ubusugi bwanjye, sinashakaga kureba umuntu mbabaje bene ako kageni, ntabwo nashakaga guhora nibuka iyo sura y'umuntu wambabaje gutyo. Ati rero ngiyi impamvu nyine abantu bose bangiriye neza, na mukadata ubu ngubu tubana, nubwo anyuzamo akamfata nabi, ariko ndabizi ko ari ibintu byiza yankoreye. Ati hari undi twabaye inshuti witwa Gabi, ari nawe watumye nzana polisi, kuko nawe yabaga muri kiriya gihugu. Ati uwo yandihiye kaminuza ndacikiriza, navuyemo ngeze mu mwaka wa 2. Ati hari na murumuna wa mama wandeze ubuzima bwose ari we Foib. Atabo bose ineza yabo nzahora nyibuka. Ariko sinifuzaga na rimwe
kuzahora nibuka isura y'umuntu wanyambuye ubusugi kandi amfashe ku ngufu. Ati ngiyi impamvu yatumye rero ibintu byose wakoze nabikoze mumirije, nanga nyine kukureba no kuzahora ntekereza isura yawe y'umuntu wangiriye nabi. Ariko ikintu gitangaje, maze iminsi mike yandi gusaba Imana ko kubw'ibitangaza byayo nazahura nawe, ariko biratangaje. Waba uzi impamvu nashakaga guhura nawe? Ni ukubera Steve ni n'umwana wanjye, ni umwana ugize imyaka 3, ejo bundi mu myaka 7 yari kuba mbaza papa we, ariko isi yose izi ko ntazi papa we kubera ko ntari kumufata ngo muhimbe. Ntabwo nari nkuzi, nta nubwo nigeze nshaka kukumenya, ariko maze kubona ko ibyo twakoze byose byavuyemo umwana, ntarabitekerejeho, atari amahitamo yanjye, natangiye kwinginga Imana nti Mana niba uyu mugambi ari uwawe. Ndibuka ubwo wandihiraga yari yandakariye ashaka ko nkuramo inda ya Steve, nibwo haje umuntu nyine ntekereza ko ari nk'iyerekwa nagize, umuntu wari uri mu bwiza butangaje, yambaye imyenda y'umweru, ambuza gukuramo iyo nda, ambwira ko uwo mwana ari umugisha. Ati rero Steve, uriya mwana wawe atwaye, uriya ni umwuzukuru we. Ati hanyuma ndashimira Imana yemeye gutuma ngaruka mu nzu yayo. Ati umunsi w'ejo nibwo nongeye kumva nagaruka mu nzu y'Imana. Ati uyu wari umunsi wa 2 gusa nje mu nzu y'Imana. Ati none Dani, ni wowe wamfashe ku ngufu? Dani ati I'm sorry, nabikubwiye ko nari umupagani, ndakwinginze ngo mbabarira cyane Andrea, ndakwinginze mbabarira, ariko kandi ndashimira Imana ko nubwo yari amafuti yanjye ariko mfitiye umwana. Andrea, ibi byose tugomba kubibwira papa. Papa yahoraga yibaza ikintu cyatumye mfata icyemezo cyo gukizwa, ariko uriya munsi nagombaga kuraswa, polisi hariya yabyanzuye, nkumva ukuntu papa azasigara amerewe mu mutima, uburyo azumva ko umwana we yarasiwe mu kindi gihugu kubera gufata ku ngufu. Ati numvaga ari ibintu birenze, nsaba Imana ngo isange umutima wanjye. Ati ubu rero nanjye narakijijwe, nifuza gukorera Imana. Andrea, narakubabaje bikomeye, ariko ndagira ngo ngutangarize ko imibabaro yose wababaye, reka nkubwire ko igeze ku iherezo, kubera ko ubu umfitiye umwana. Andrea yararize ahobera cyane Dani, aramubwira ati Dani, ndabizi neza ko ibi byose byari umugambi w'Imana. Ati ntabwo mbizi ukuntu nahoraga ntekereza ko umunsi umwe tuzahura mu bintu bitangaje cyane, nta nubwo nari nzi ko uri uwo muri iki gihugu, nta nubwo nari nakubonye. Ubwo se natekerezaga gute ko tuzongera guhura? Ariko byose nyine byari umugambi w'Imana. Barahoberanye, barangije basohoka muri iyi modoka, bageze imbere ya papa wabo bose barize. Dani ahita apfukama imbere ya papa we, aramubwira ati papa, ndakwinginze mbabarira, wongere unsengere. Papa ati ufashwe n'ibiki Dani? Kubera icyo utizeye kubabarirwa kw'Imana? Narabikubwiye ko Imana rwose naho ibyaha byacu byatukura gute iratubabarira. Dani ati papa, erega hari ibintu natinye kukubwira nubwo uri pasiteri, ariko ubu noneho ndumva mfite imbaraga zo kubikubwira mfukamye imbere yawe nk'umukozi w'Imana. Narabikubwiye ko nifuza gukorera Imana, biragutungura, biragutangaza, ariko buriya nakoze ibintu byinshi cyane, ibyinshi nyine utazi. Nafashe umukobwa ku ngufu, bahita bavuga ko bagiye kundasa. Ati cyo kora uzanyemerere, uzampa umwanya umunsi umwe ntanga ubu buhamya bwose. Ati kandi bizanezeza gutanga ubu buhamya. Andrea ahagaze iruhande rwanjye ndetse n'umwuzukuru wawe Steve. Pasiteri noneho ahita amera nk'ucanganyikiwe. Dani, wasaze? Uri kuvuga ibiki? Uri kwiyumva ibintu uri kuvuga?
Dani ati papa ntabwo nasaze, ati nyuma y'imyaka 3 uyu mukobwa namufashe ku ngufu witwa Andrea, ati ntabwo yigeze amenya rero kuko iyo amenya ubu mba narishwe, ati ariko nyine maze kubwira Imana ko ninticwa nzayikorera, ati finally Andrea ndamubonye mbona n'umwana wanjye Steve pasiteri nawe ikiniga kiramufata aravuga ati ibyo bintu bishoboka bite, ubwo buhamya ugomba kubutanga ahubwo mu cyumweru gitaha. Nibwo yahise abicaza ati mumbwire byagenze gute. Andrea avuga byose, Dani arabivuga, bose bararira, pasiteri arabasengera, ahita bashyira mu modoka, ahita acyura Andrea aramubwira ati ibi bintu tugomba kubibwira papa wawe. Ageze mu rugo yatangiye kubwira papa wa Andrea byose, ari nabwo bahamagaye Foibe uyu wareze Andrea ashaka kumubwira ati noneho dore papa w'umwana ndamubonye, ababwira iyi story yose. Dani nawe arabivuga, Foibe arumirwa arapfukama abwira Andrea ati mbabarira mwana wanjye, ati kubera iki ntashatse kumva wa munsi nari ndimo nkwirukana, kuki ntashatse kumva ko wafashwe ku ngufu, kubera iki ubundi utabimbwiye. Foibe nawe yararize yumva arirenganyije aravuga ati se mana yanjye nuko ari umwana wundi ubishye inkonda, ese kubera iki ntashatse kumva ibibazo byose wahuriyemo nabyo, kuki ntashatse gushimikira ngo menye kubera iki kari akazi ugakoze umunsi umwuka akavamo. Ari nabwo bahamagaye Gabi bamubwira byose. Gabi nawe yahise avuga ati ni ukuri ndasaba imbabazi Andrea ko namuhangayikishije, namusabye gukuramo inda arabyanga, ambwira ko umwana we ari umugisha, atari kurumva ko nyine Steve birangiye ahuje Andrea ndetse na Dani. Andrea mu minsi yakurikiyeho yagiye akundana na Dani, ari nako Dani rero yari umuhungu ukiri mutoya, ariko kubera pasiteri yari yaramuretse ajya kwiga hanze, akorayo n'akazi, abona amafaranga menshi nubwo yajyanaga muri ibyo bintu by'ibyaha by'amafuti n'iki, ariko noneho yari afite amafaranga menshi cyane. Yatangiye noneho kwita kuri Steve ndetse na Andrea umukobwa yateye inda. Hanyuma mu minsi yakurikiyeho nyine Dani yatanze ubuhamya mu rusengero, abantu bose bararira barumirwa, baravuga bati burya nta hantu Imana itakura umuntu, ati wavuye mu byaha bingana gutyo hanyuma urakizwa. Andrea rero nawe urumva yari umukozi w'Imana, nubwo bwose ibyo yanyuzemo byose byari bikomeye, byari bikakaye hahandi utakifuza kubinyuramo, ariko nyine niwe wenyine Imana yakoresheje kugira ngo Dani abone agakiza mu buryo butangaje gutyo. Dani rero yaje gukizwa, ndetse pasiteri abwira Dani ko agomba kubana na Andrea bakirerera umwana wabo Steve. Mu minsi yakurikiyeho nyine Andrea yaje gukundana urukundo rukomeye cyane na Dani, ndetse baza kubana, babana n'umwana wabo, bagira urugo rwiza cyane, abantu bose barabagarukira, yaba Foibe n'umugabo we baba proud yuko bareze Andrea, dore ko Dani yari afite amafaranga menshi cyane. Yahise arihira Andrea ajya kurangiza ya myaka 2 yaburaga, nawe nyuma yaho yahise abona akazi, kuko nawe yahoraga yifuza kubaho afite akazi atandukanye n'urugo yabayemo rwa Foibe n'umugabo we, ko Foibe yahoraga avuga ko kubaho umugore adakora atari ibintu byiza. Andrea rero yabanye na Dani, bagira urugo rwiza cyane, barabyaye Steve ari umuhungu mukuru, babyaye n'abandi bana. Iyo yabyaraga wabonaga Foibe ari gutanguranwa na Gabi kuza guhemba. Gabi rwose yajyaga ava mu gihugu yabagamo akaza mu gihugu cyabo aje guhemba Andrea ndetse na mukase, nubwo bwose yari yaramufashe nabi, gusa niwe babanye ubwo yabyaraga Steve. Nawe rero yari umubyeyi wa Andrea, handi Andrea yaragiye, abantu bose baramukunda, bwa buzima bubi bwose yabayemo aragenda arabyibagirwa, biba nk'inkuru hahandi nyine yabaga ari ibintu abantu batamuzi, ibyo bintu batabimuziho, babona ari umugore wanezerewe wagezeyo afite umugabo ukijijwe, nawe arakijijwe, n'umukazana wo kwa pasiteri, mbese yarajyagira urugo rwiza, bari abantu bafite akazi keza, bombi babyara abana bafite amazu, bafite amamodoka. Ubuzima bwa Andrea bwaragiye buba bwiza, yibagirwa ya periode yose yagiye anyuramo
amasomo y'ubuzima bukomeye. Tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose ukabana natwe muri iyi nkuru. Nizeye ntashidikanya ko ukuyemo amasomo menshi y'ubuzima. Uyatwandikiye muri commentaire. Ndabizi ko amasomo yo ni menshi, ariko igikuru nuko iby'Imana byose ikora nta kintu na kimwe ikorera guhomba. Urumva Andrea yabaye igitambo, ariko kandi Imana yashakaga kugira gusangira irokore Dani. Rero hari ibintu bikubaho mu buzima ukumva byakabije, ukumva birababaje, ukumva birakomeye, ariko nta kintu na kimwe kikubaho nta mpamvu. Birashoboka ko iyo mpamvu utarayimenya, ariko humura uzamenya impamvu ibyo bintu byose bikomeye birimo kukubaho. Wakoze kubana natwe, reka tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Celeste Habonimana, ndabakunda cyane. Bye bye.